ese nimba ufite YouTube channel ikintu ukora nuko uploadinga ama video gusa ibindi ntago bikureba. No, nimba utekereza gutyo uribeshye cyane. Abantu benshi bari kwibwa amachannel bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko mbere yo kukwiba channel hari ibimenyetso ubanza kubona bikwereka ko hari undi muntu uri gukontorora ibikorwa byawe. Kandi ibyo byose ntago wabyibwira, bisaba ko hari undi muntu ukwereka ukuntu biba biteye, akakwereka n'ukuntu wabyirinda. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bikwereka ko channel yawe bagiye kuyiba, ndetse nyuma yaho turarebera hamwe uko wabyirinda cyangwa uko wahagarika abo bantu bari gukontorora ibikorwa byawe. Niba ufite YouTube channel cyangwa uteganya kuzayifungura, birumvikana ko iyi video ugomba kureba kugeza ku musozo kugira ngo ubashe kumenya ibyo bimenyetso, ndetse ubashe kumenya n'ukuntu wabyirinda n'ukuntu wahagarika baramutse bagiye kukwibira channel yawe. Ibi ni ibintu abantu bashakishije kuva cyane, ndetse bamwe bakishyura n'amafaranga umuntu kugira ngo abibakorere, ariko ngiye kubikwereka ku buntu. Ndetse niba wari ufite impungenge z'uko hari umuntu ukuzi email na password, ibyo muri iyi video bigiye gukemukiramo. Abantu benshi bibwa amachannel yabo bitewe n'impamvu turi burebere hamwe muri iyi video, ndetse bamwe ntago bari bazi ukuntu bazirinda bitewe nuko nta video babonye ibigaragaza. Iki ni ikintu abantu benshi bari bakeneye kuko channel zibwa buri munsi, ndetse uwo wayibye akaba yarayivunikiye cyane ndetse yarayitayeho imbaraga nyinshi ku buryo bayimwibye baba bamuhimukiye. Nimba rero nawe udashaka kwibwa channel, reba iyi video paka irangiye, urabasha kuhava wamenye buri kimwe kikubaho iyo channel yawe bagiye kuyiba. Ndetse akantu kari bugucika usubiza inyuma kuko iyi video ikubiyemo ibintu byinshi ku muntu ufite YouTube channel. Uyu munsi rero nkaba nahisemo kubakorera iyi video kugira ngo umuntu wese ufite YouTube channel aze kureba iyi video arebe ukuntu yarindamo channel ye, ndetse ibi ni ibintu wakabaye ukora buri munsi kuko ntago uzamenya igihe channel yawe bari witwarire. Niba ufite YouTube channel wavunikiye ariko udashaka ko bayiba, kurikirana video irangize, ndetse niba ngombwa uze gusubiza inyuma. Ikindi ndagira ngo nkubwire ngo niba ufite channel ifite aba subscribers miliyoni 100, umuntu uzi email yawe na password byonyine ndetse azi na nimero yawe ashobora guhita yitwara mu kanya nka kuguhura. Channel yariyo yose yaba ifite aba subscribers benshi yaba ifite bakeya, zose barazi. Ndetse nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kanda subscribe ufungura inzogera, ndetse nawe wayikanze wibuke ufungura inzogera kugira ngo n'izindi video z'ubutaha zizajye zikugeraho mu bambere. Nkuko nabikubwiraga rero turahera ku bimenyetso byakwereka ko channel yawe bagiye kuyiba, hanyuma turakurikizaho ikintu wakora kugira ngo urinde iyo channel yawe ye kwibwa. Ikintu cya mbere uzabona kuri channel yawe ukamenya ko igiye kwibwa ni ukubonaho video nshyashya. Video so wayishyizeho ariko uyisanzeho. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko channel yawe igiye kwibwa, kuko uzabonyeho video nshyashya kandi atari wowe wayishyizeho. Ibyo bikakwereka ko hari undi muntu uri gukontorora email yawe cyangwa se channel yawe. Ikimenyetso cya kabiri ni ukujya muri watch history muri zino video uba warebye, wageramo ugasanga harimo video utarebye, ugasanga harimo video uri guscrolling ujyana hirya, zino ni video uba warebye zose uko ziba zigiye zitondekanye. Rero iyo scrolling ujyana hirya ukabonamo video utarebye, ni ikimenyetso gikwereka ko channel yawe igiye kwibwa, ndetse umuntu uri kuyikoresha ari kureberaho video, ari kureba video zigahita zijya muri watch history yawe. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka ko channel yawe igiye kwibwa ni ukujya kuri channel utigeze ubona n'umunsi wa rimwe, ariko ugasanga hariho subscribe, mbese muri make wakanzeho subscribe. Icyo nacyo ni ikimenyetso kikwereka ko channel yawe igiye kwibwa. Nimba ugiye kuri channel runaka wenda ari ubwa mbere uyibonye, ntabwo uyibuka ahantu na hamwe, ariko usanze warayikandiye subscribe, icyo nacyo ni ikimenyetso gikwereka ko channel yawe igiye kwibwa, ndetse iri gukontororwa n'undi muntu uri gukanda subscribe ku channel y'abandi kandi wowe utabizi. Ikimenyetso cya kane ni ugushyiraho video yawe ari wowe wayishyiriyeho, ugasanga muri title no muri description hahinduwe. Mbese muri make niba wari wanditseho ngo video yanjye irerekana uko wafungura channel history, ugasanga bahise bandikaho indi title idahuye n'ibyo wari wanditseho. Mbese muri make bahise bahindura title ya video yawe. Icyo nacyo ni ikimenyetso kizakwereka ko channel yawe igiye kwibwa. Ikindi kimenyetso cya gatanu kizakwereka ko channel yawe igiye kwibwa nuko uzaza hano muri poste zawe, aho usanzwe ushyira ama poste cyangwa se muri playlist, ugasanga bafunguye playlist nshyashya, ugasanga bashyizeho poste nshyashya, ariko muri ibyo byose nta na kimwe ugeze ubigira mu ruhare. Cyangwa se ukaza kuri channel yawe ugasanga izina barihinduye, nuzo ugasanga izina barihinduye, ni kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko channel yawe igiye kwibwa. Mbese muri make umuntu uri gukoresha iyo channel yawe arimo arayikoresha ahindura izina rya channel yawe nyine kugira ngo ayigarurire ayigiriye. Ikindi kimenyetso kizakwereka ko channel yawe igiye kwibwa nuko uzaza hano ugasanga washyizeho video, ariko video ihise isibwa. Mbese muri make ugasanga wari washyizeho wenda video ivuga ku bintu byaye bitandukanye, ariko wasubiraho kuri channel yawe ugasanga video yasibwe, kandi YouTube nta email yaguhaye ikubwira ko video yasibwe,
ariko ugasanga video yasibye. Icyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko channel yawe ugiye kwibwa, ndetse umuntu ugiye kuyiba akaba arimo aragusibira amavideo ushyiraho kugira ngo ashyire hayi. Ikindi nacyo nuko uzaza hano kuri profile yawe ugasanga profile yawe bayihinduye cyangwa se description ya channel yawe bayihinduye cyangwa se bashyizemo amalinki utazi. Hano rero ndizere ko mwamaze kumenya ibimenyetso byakwereka ko channel yawe igiye kwibwa. Noneho rero reka tujye ukuntu wavanaho uwo muntu uri kuri channel yawe kugira ngo video itabandende kandi nari narabikozeho. Gwino hano muri description urebemo iyi video, urahita ubonamo link nurangiza uyikandeho, irahita kujyana kuri video nasobanuye neza uko warinda channel yawe, mbese muri make ugakuraho abantu bayiriho. Iyi video irabikwereka neza 100%. Rero genda muri description uyirebe, kandi ushobora no kujya muri comment naho ugasanga muri link ya mbere, comment yanditswe nanjye, link ya mbere. Iyi video nuyireba rero urahava wasobanukiwe ukuntu wakuraho uwo muntu kubereye kuri YouTube channel yawe. Hanyuma hari n'iyindi y'ukuntu wahindura password kuri email yawe, nayo urayisanga muri description kuri link ya kabiri. Ciao ciao rero, ndabakunda cyane, dore mu yindi video.